Bakunzi ba Action TV rero turongeye turasuhuza. Uyu ni wa mwanya twabateguriye kubagezaho inkuru ziba ziri mu kuvugwa, ariko ubu ngubu inkuru igezweho nuko muri Gakenke, mu karere ka Gakenke, umusozi rwose umaze kuyika inzu zigera kuri 17 ziragwa. Akaba rero ari inkuru irimo kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, ndetse n'ikinyamakuru nyine tuba turimo kubasomeramo aya makuru cya Kigali Today nayo nacyo kikaba kimaze kubyandika akamwanya. Icyo kinyamakuru kiragira kiti mu murenge wa Mugunga, akarere ka Gakenke, haravugwa inkuru y'umusozi witse, inzu 17 ziragwa, umuturage umwe ajyanwa mu bitaro nyuma yo guhungabana. Urumva ko rwose ni ibintu biteye ubwoba kubona ahantu umusozi wika, amazu 17 inzu 17 zose zigahita zirindimuka zigahita zimanukira hasi mu butaka. Inzu 17 zikamanuka hasi mu butaka n'ibizirimo byose. Urumva ko nta kuntu abantu batagira ihungabana. Ubwo rero umuntu nyine yahise ajyanwa mu bitaro kubera ihungabana. Iyo nkuru igira iti rero, iragira iti ibimenyetso by'uko uwo musozi utangiye kwika byatangiye kugaragara mu mpera z'icyumweru gishize. Urumva ko ibimenyetso by'uko umusozi waratangiye kwihuganamo hasi mu nda y'isi byari byatangiye kugaragara mu mpera z'icyumweru gishize. Ubwo rero byatangiye hika igice gito cy'uwo musozi, ari nabwo nyine ubuyobozi bw'ako karere bwagize impungenge, butangira kwimura bamwe mu baturage bawuturiye. Urumva ko ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bwari bwatangiye kubona ko uwo musozi watangiye kwika, bugatangira nyine buhavana abantu bari bawuturiye. Kuri uyu wa mbere rero saa 8:15, urumva ko uyu munsi ku wa mbere saa 8:15 nibwo inzu 6 zahise zirigitira mu butaka, hagenderamo n'ibyari muri izo nzu byose, abaturage bagwa mu kantu. Urumva ko ari ibintu bitangaje. Kuri uyu wa mbere saa 8:15 rwose nibwo ibyo bintu byabaye, abaturage bagiye kubona babona inzu zitangiye kurigita, inzu 6 zose zitangiye kurigita zerekeza mu butaka, hamwe n'ibintu byose byari bizirimo byose bihita bigenderamo, abantu batangira bagwa mu kantu. Mu gihe bakibaza ibibaye, uwo musozi wakomeje kwika, inzu zikomeza kugwa. Ubuyobozi bw'akarere buhita nyine butabara, inzu 17 ariko z'abaturage zikaba zamaze kugwa, nk'uko umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestine yabitangarije ikinyamakuru tuba turimo kubasomera izi nkuru cya Kigali Today. Yagize ati hari ahantu abaturage batuye hafi y'ibitaro bya Gatonde, ubutaka bwatangiye kwika gake gake, imiryango ya mbere yabanje kuhava yari 7. Ubutaka bwakomeje kugenda burigita gake gake. Hano muri aka gace rero ubutaka buragenda no mu imvura yahise, izuba ryaka rwose. Yagize ati n'igihe imvura yahise, ariko muri aka gace ubona ubutaka burimo bugenda ni rwose izuba ririmo kwaka, kujya kubona ukabona ubutaka buragiye. Ati ibyo rero nibyo byatubayeho hano mu murenge wa Mugunga. Arongera ati kugeza uyu miryango 22 twayishakiye ahandi ijya. Inzu zimaze kugwa ni 17, ariko n'abandi bahegereye twabahakuye, kuko n'ubundi ubutaka bwari bukomeje kwika bubasanga. Ubu niho turi rwose, ubu niho turi. Ubwo ni umuyobozi w'akarere bivuga, niho turi tuganira n'abaturage. Hari umwe wagize ihungabana, ari hano mu bitaro bya Gatonde, tugiye kumureba. Ni ukubw'amahirwe ariko ntabakomerekeye muri ibyo bibazo. Aragira ati kubw'amahirwe ntabakomerekeye muri ibyo bibazo, ariko n'ubundi ibibazo nyine biracyakomeza. Nyamuneka ubuyobozi nibukomeze bwegera abaturage, bunabahumurize, bunabavane muri ako gace, urumva ko ari agace gateye impungenge. Aragira ati rero Gakenke ni kamwe mu turere dukunze kwibasirwa n'ibiza, ndetse bigahitana bamwe muri ako karere kagizwe n'imisozi miremire. Imisozi ya Gakenke murazi ko ari imisozi miremire, niyo mpamvu ibiza buri gihe biba byabibasiye. Ugasanga inkangu zatwaye inzu z'abantu, ugasanga inkangu zisha abantu, ugasanga inkangu zagiye zifunga nyine imihanda hirya no hino muri Gakenke. Ariko nyine abaturage barabe maso, muri iki gihe imvura imaze iminsi igwa, ubutaka bwamaze gusoma. Mu mvura rero yaguye mu ijoro ryo kuwa 3 tariki rishyira kuwa 4 tariki ya 2 Gicurasi umwaka w'2020, abantu 8 bo mu muryango umwe
wari utuye mu kagari ka Rumbi mu murenge wa Rusasa mu karere ka Gakenke baguye n'inzu barapfa. Urimo kubyumva ko mu mvura nyine yaguye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane tariki ya 7 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2020 abantu 8 bo mu muryango umwe wari utuye mu kagari ka Rumbi mu murenge wa Rusasa mu karere ka Gakenke bagwiriwe n'inzu abantu barapfa bose bari bawugize. Urumva ko rero nyine mu karere ka Gakenke inkuru zo kurwirwa n'inzu cyangwa se imisozi igenda irigita ntago ari ibya none. Icyo twasaba ariko nuko nyine ubuyobozi bwakomeza kuba hafi y'abaturage ntibacikemo igikuba nkaho nta buyobozi bubegereye, kandi ugakomeza no kubahumuriza kugeza igihe nyine ayo makuba aza kurangira, cyangwa se kugeza igihe abantu baza kurangiriza ibyo bihe bibi birimo guterwa n'izi nkangu cyangwa se n'ibibiza birimo kuza bibatunguye. Murakoze. Andi makuru rero arimo kugenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru ni uko mu mirwano nyine ishyamiranyije ingabo za FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'utwaye mu Ventura wakajije iyo mirwano nyine yakajije umurego. Ni ukuvuga ngo mbese muri makeya imirwano yahinduye isura ku buryo ubu ngubu Goma iri mu mazi abira. Abantu bari kuvuga bati ndetse abasirikare ba FARDC batangiye kuva mu mujyi wa Goma bahungiye Bukavu. Urumva yuko nyine umujyi wa Goma ugarijwe muri nyeshyamba za M23 ngo ku buryo n'abasirikare ba FARDC nyine n'abazitera inkunga ari abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba SADC, FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi ubwo bose hamwe nyine batangiye guhunga bava muri ako karere berekeza mu karere ka Bukavu. Urumva ko rero ari ibintu biteye ubwoba. Nyaboneka rwose sinzi ko intambara tubivuga duti intambara asenya niyubaka. Icyo abantu bashaka ubu ngubu bashyize imbere ni amahoro, ahubwo nuko wumva nyine abantu bamwe tubivuga nk'uko usanga ahubwo hari n'abandi barimo kwegeza intambara, ku buryo usanga nk'ubu ngubu wenda mu binyamakuru abantu hirya no hino barimo baravuga, ibinyamakuru hirya no hino birimo kwandika bavuga bati none intambara yahinduye isura, bavuga bati intambara yahinduye isura, ku buryo hari n'abandi bakuru nyine b'ibihugu ngo bashaka kwivanga muri iyo ntambara ya Kongo irwana mu mutwe wa Ventura. Bakavuga ati ndetse bitunguranye ngo Kapiteni Traoré ngo arashaka kwinjira mu ntambara iharanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irwana muri nyeshyamba za M23 ngo kugira ngo azihashye arangize iyo ntambara. Ukagira uti mbe none kagira Imana mwe iyo ntambara abantu bose bashaka kugenda biruhamo, iyo ntambara abantu bose bashaka kugenda biruhamo barashaka amahoro y'akarere cyangwa barashaka ko akarere gashya kagahinduka imirwano kagahinduka isibanuro ry'imirwano. Urumva ko reba niba umuperezida nk'uwo nka Kapiteni Traoré ko ibyo binyamakuru bwo kugenda bitangaza hirya no hino ari ukuri, urumva yuko ari ibintu biteye impungenge. Kandi ibyo byose nyine bigatangira kubera ko ejo bundi mu minsi yatambutse mwumvise itangazo rya Amerika, departement nyine ishinzwe ububanyi n'amahanga ya Amerika yari yikomye u Rwanda ivuga iti u Rwanda rero rwarashye mu mpunzi z'abanyekongo barigoma. Ukagira uti abanyarwanda igihe bavugiye ko rwose batari mu ntambara yo muri Kongo abantu barwikoma, cyangwa se ugasanga barimo kuvuga ngo abanyarwanda rero bagiye kurasa mu nkambi y'Igoma, byaba birimo guturuka kuki? Ibyo byose ni ibintu byo guhangwa amaso. Ibyo byose ni amakuru nyine usanga ari hirya no hino mu binyamakuru birimo kwandika, abanyamakuru barimo kuvuga, ibitangazamakuru byo hirya no hino birimo kuvuga biti iyo ntambara ariko nyine ni gushyushya abantu imitwe. Muramenye abanyarwandakazi mukurikiranye izi mbuga nkoranyambaga, bakurikiranye ibiganiro ku ma YouTube atandukanye, murajye mureba namwe mushishoza bavuga muti aba ni bagashoza mvura, aba ni bagashoza ntambara, aba ni abantu bo kwenyeza intambara, mujye mubiyima amatwi ko tuzi ko igihugu cyacu kirarinzwe. Ubwo rero ariko ntago amakuru yose nyine tugenda dusoma ariko tuyaha agaciro, kimwe n'uko ntabwo amakuru tugenda dusoma tutanayasuzugura, ahubwo abashinzwe nyine umutekano w'igihugu cyacu nabo byo byose amakuru nk'aya ngaya abarimo kuhageraho nabo barimo basoma, byo byose bazajya bagerageza kwira bahumuriza abanyarwanda bati muhumure ku gihugu cyacu kirarinzwe, kandi ku gihugu cyacu kirarinzwe nta muntu wapfa kukivogera uko yishakiye. Niba no kukivogera uko abantu bishakiye, abanyarwanda kwe tuzahaguruka tukirwanirire, amaboko n'imbaraga turabifite byo kurwanirira igihugu cyacu tugakirinda abanzi. Ubwo rero murumva ko nyine nta makuru akomeza kugenda nyine avugwa hirya no hino, ariko tuzakomeza tugera tuyahanga amaso kugeza igihe nyine wenda iyo nkubiri y'intambara izarangira, kuko burya ngo nta kadashira.
mukomeze rero mugire ubuzima buhire, mukomeze murinde umutekano wanyu kandi muryame musinzire kuko igihugu cyacu ari amahoro. Tubifuje ko mwakomeza nyine kugira umutekano, tubifuje ko mwakomeza kugira umudendezo mu gihugu cyacu, tuvugira uti igihugu cyacu ni amahoro.